kuko nta busobanuro numva bushobora kuba bwatuma ibyo niyo yabikora bijya kubera mu buriri bwanjye. Nazaga ugasanga abaturanyi barambwiye batari kuzi ibintu bibera hano iwabo. Abana bari batoya ntago wamenya, abana babaga bashobora kuba bagiye no gukina n'abandi. Umuntu yakwidagadura agakora ibyo ashatse. Ariko noneho ngiye nabanje kugira ngo nta magambo nabaduteranya. Birangira noneho umunsi umwe nanjye mvuze nereka njye hirya ku baturanyi gatoya no kujya mu kazi, ariko ngende nk'umuntu ugiye ku kazi. Amaze nk'imyaka 2 yaragiye nta nubwo akeneye kumenya amakuru y'abana, n'uwitwa mutoya ntago akeneye kumenya uko abayeho. Nsigiye abantu uragiye, dore untanya abantu uragenda. Unsigiye abantu uragiye, dore untanya abantu uragenda. Ese uzitwa mama nde gute? Uzitwa mama wabo wiki? Kubataye utitaye ko bakiri inshuke. Nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikirana kuri Yawe TV ni YouTube channel yacu. Ibara ubwa mbere ufunguye ibiganiro byacu ukora subscribe kugira ngo ubutaha ujye ubana natwe, ukakora like, share na comment kugira ngo ibidakosotse tubikosore. Nicyo tuhabereye. Dufite website kandi ushaka usangaho amakuru yizewe umunsi ku munsi, amakuru agezweho. Ikintu cya mbere n'amakuru ushaka gucukubira no kuba udafite amakuru usura yawetv.com. Iyo ni website yacu ibiriho amakuru y'ingenzi kandi agezweho umunsi ku munsi. Dufite kandi si ibyo ngibyo, dufite indi service tubagezaho yo muri Body Max Fitness. Abangaba bagufasha kuba fit, kuba physical fit umubiri wawe ukaba uteye neza cyane, ugakora siporo ugacukubira n'indwara. Udusanga mu Giporoso kuri Hilltop umuhanda sano werekeza i Kanombe. Udamagara kuri 0788 35 8041. Dufite services zitandukanye, dufite sauna ni massage, dufite swimming pool, dufite gym n'ibindi bikoresho byose bigufasha gukora umubiri wawe neza cyane uko ubyifuza. Nitwa Patrick, tubana buri munsi. Ndabashimiye cyane. Uyu munsi tugiye kuganira n'umusore uri murimo kubona kuri kamera zanyu, afite ubutumwa aje kuduha. Nubuhe nibwo tugiye kumva. Nizere ko komeje kubana natwe. Tugiye gutangira tumuha ikaze, tugwa ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane, nanjye ndabasoje. Yego, mumeze mute? Namahoro turashima Imana. Turashima Imana. Ninde turi kumwe kuri Yawe TV? Ni iki kimugenza? Nitwa Muhayimana Emmanuel, ariko nkaba nitwa Lion Mukasa mu nganzo y'umuziki nyarwanda. Nkaba ngewe ikingenza no kutabaza ntabariza urubyiruko rwanjye, abana banjye, ko ngewe nagize ikibazo ariko kivanze n'ibisubizo. Nakundanye n'umukobwa duhuriye Facebook, ibi byaje ubu ngubu nyine murabireba. Turakundana bigeraho nyuma y'umwaka tuza guhura, dufasha umwanzuro wo kwibanira mu buryo abantu batazi kwibanga ryacu kubw'urukundo. Ku cyerekeye urubyaro cyo ntitwatindijemo rwose, twese tubyara impanga, dukurikizaho undi umwe, gatatu tubyara izindi impanga, urumva n'abana 5. Mu minsi mike yahise atangira kunyinjiriza abandi bagabo, avuga ngo ari gushaka imibereho y'abana. Nza kujya mubwira nkamubwira se madamu ko twakundanaga twarabyaye abana, waretse tukarera abana, ibyo ni ibiki urimo? Naje gushiduka mubuze, none ansiga n'abana. Ubu abana narabarageje, umwe ari kwa marume, undi ari kwa nyirakuru, undi gutyo naragiye mvangavanga. Ubu nibwo nahise mvuga nereka njye kureba ko natabariza abana banjye, ndebe ko nibura ejo hazaza bazavamo abantu bakuru kandi bakomeye batanga ubutumwa bwazazamura n'undi wese uri mu buzima nk'ubwo bavukiyemo, bakaba bagiye kuzakurira mu buzima batari kumwe na nyina. Urumva ni hahandi umwana arira nyina ntiyumve, cyangwa se yanamwumva akamwihorera. Mu by'ukuri inkuru yanjye niyo ngo nkaba ngira ngo mumfashe, ufite uko wamfasha kugira ngo abana be bakwigira hejuru, dore umukuru muri bo ngo bafite imyaka 3. Urumva baracyari bato cyane. Nkaba mbasaba ubufasha, murakoze. Wenda tutaragera kuri icyo cy'ubufasha, si tugaruke inyuma ho gatoya. Umuntu yakwibaza ngo guhura n'umukobwa muhuriye kuri izo social media, mukaganira mukaza kwemeranya no kubana, umuntu yakwibaza ngo mwemeranyijwe kubana mwabiteguye? Ku bwacu twari twabiteguye, ariko nyine kuri Facebook iyo uvugana n'umuntu bawumva amagambo baryoshye, ariko ntago wamenya ngo ayo magambo aryoshye ari kuva mu mutima.
naje guhura nawe mbona umutima we ntago ukeye neza, ntago urumva umuntu utinyuka agasiga abana yabyaye ntago aba bakunze. Nahise mbona ko na rwa rukundo yambwiraga mbere rwari igishushanyo. Ariko njyewe nakomeje kugira ngo nshakishe uburyo abana bakura, biranze nararagije nkaba nsaba uburyo nyine njye nakugira ngo basi nikuriza abana ubuzima bukomeze, adahari tuzabaho kuko n'ubundi icyo yagombaga gukora yarakirangije, yarababyaye nyine. Ariko urwo rukundo rwo ntarwo, ndetse n'inama nagira undi muntu wese ukundanira kuri Facebook, aka kanya uri muri urwo rukundo nareba uburyo yarugenza makeya utararwinjiramo, bafite amahirwe menshi cyane yo kuba yarwirinda, kuko nta rukundo ruba kuri Facebook. Urukundo n'urw'uwo muhuye amaso ku maso mugashimana, ndetse ukaba ugenda amenya n'imico ye gake gake. None se muhura mbere kugira ngo mwemeranye no kubana, wakoraga iki cyangwa yakoraga iki? Mwari mufite akazi? Icyo gihe nari umuhigi wo ku muhanda nyine, ari gufata ibiraka. Nkaba nabonye ikiraka wenda kimpemba nk'amafaranga 2,000 ku munsi. Ku bwanjye numvaga byabaye, kuko nari ntaragira inshingano ziremereye zivuga ngo urasabwa ibi ngibi. Ariko nyine gake gake nakomeje kugenda nyarundanya, bitewe nuko ngiye nayo narapanze mvuga nti naza tuzahita tubana twarabipanze. Ntago nigeze rwose ngiye ninubira ko ayo mafaranga atari kuzadutunga, ahubwo we yaje akeneye byinshi birenzeho. Wenda we ashobora kuba yaratekerezaga akavuga ati umuntu ngewe ndi kuvugana nawe ashobora kuba yinjiza aya n'aya. Ubwo rero nuko byaje kugenda nyine. We ntago nzi ngo yakoraga iki, urumva yaturutseyo yarari ansanze kuri ya mafaranga ninjizaga ngewe yagombaga kuzadutunga. Nasanze we bitaramunyuze na gatoya. Mbere yuko tugera ku kugenda kwe n'icyaje cyo kumujyana, mbere yuko tunagera ku gutangira kwinjiza abagabo mu rugo rwawe, umuntu yakwibaza ngo ayo mafaranga wakoreraga ukabona ubyaye umwana umwe, ukabona ubyaye impanga, ukabona wongera ukabyara, wumvaga ubwo bushobozi ufite buzatunga abo bana? Urumva nyine ni rya kosa rivamo isomo narikuyemo, kandi nkaba ntifuza yuko abo bana bazahanirwa iryo kosa nakoze ngewe. Ubwo nyine niyo mpamvu navuze nti byanze bikunze kuva nsize, nizeye ko njye nawe dufite gahunda nzima yo kugira ngo basi twubake umuryango nyarwanda. Reka nshaka uburyo nasaba ababyeyi ubufasha, bantize imbaraga nubwo bakuze, ariko basi gake gake ubuzima buzagenda bukomeza. Ubu nibwo navuze nti reka mpaguruka katagurutse nikamenya bweze. Hari ubwo bazakura nibura bigere ku rwego rw'uko bakwinjira mu ishuri, dushake uburyo bakwiga umwuga, ejo bo bazavemo abagabo bagendera kuri kuzima, batajya bahubuka, badashukwa n'izo nkundo, kuko urukundo naje kubona rwarabaye igishushanyo. Nuko byaje kugenda. Abana 5 ni abana benshi uyu munsi wa none. Mbere yuko tugera kuko babayeho, ubundi wababyaye ufite aho uba, warakodeshaga, byari bimeze bite? Mu by'ukuri narakodeshaga icyo gihe. Nabaga muri chambrette itagira n'icyumba. Ubwo ni rido nkacamo kabiri, hariya hakaba ari mu cyumba, hano hakaba ari muri salo. Utuntu nyine no kudutereka neza hariya ku murongo. Nubwo buzima nari mbayemo. Nawe azaniho yansanze. Ubwo nuko twese twikomereza kubaho nyine. Twaravuga cyambere n'urukundo, ibindi nibishakwa. Kuko hari stories z'imiryango n'ubundi twagiye twumva, nanjye nagiye niyumvira ku giti cyanjye. Kavuga ati bari abantu ko bareba kuriya batangiye ubuzima bwabo buri hasi cyane, bakorera aya n'aya, bahingira aya ngaya, turebe n'urwego bagezeho. Nanjye wenda nkavuga ni byanze bikunze njye nawe duhuje umutima hari icyo twageraho. Imiryango yatangiye kuri zero, natwe tuzabigera. Nuko byaje kugenda rero, nsanga ngewe uko abandi bahiriwe siko nahiriwe. Nahiriwe byanjye, nsanga nahiriwe ubumoso. Turaseka, ariko ni inkuru ibisa naho ibabaje. Ariko ndibaza ngo ayo makosa ndumva ari ayawe ku giti cyanjye, niko mbyumva. N'abandi badukurikiranye kuri Yawe TV baba bafite ukundi babyumva, bazabanatubwira muri comment zabo. Ariko umuntu yakwibwira ngo habayeho uburangari, kubyara abana 5 babyaniye muri chambrette, urumva atari uburangari bukabije wowe? Ni uburangare bukabije. Urumva nyine icyo gihe nibyo nahize nkubwira ngo ikosa ryavuyemo isomo narikuyemo, ariko nkaba ntifuza ko abana banjye barirenganiramo. Ngiye niba narakuyemo isomo, basi abana ubuzima bwabo bwo kwangirika
ejo hazaza bino byigisha n'undi wese utarabikora cyangwa se watekereza kuba yabikora, mbese n'ukimeze muri freedom y'ubwite yirinde iki kintu, abanze ajya akora ibintu binyuze mu mucyo bigende neza byemewe nk'umuco nyarwanda, kuko nyine ngiye narakosheje ndabizi, kandi na n'ubu ngubu umutima wanjye uracyanshinja ibyaha, kuko iteka ntekereza ko amarira y'abana ntago yatuma umuntu atuza. Ariko basi nkavuga nti utarabikora, utarakura n'icyo kibazo, utarakora iryo kosa, nakuri somo hano kuryo nakoze, kuko ni bibi cyane nanjye byarangoye na n'ubu ngubu kandi bikingora. Abana cyane cyane kuko njyewe ubuzima bwanjye bwari kwangirika, wenda nta kibazo ninjye wari wabyikururiye, ariko se nk'umwana uvutse, umwana uvutse ntabwo aba agomba kuzira ibyo ngibyo. Niyo mpamvu navuze ni ngiye ndemeye hakiri kare, ndananiwe. Abana banjye reka mbaragize mbagire nk'amatungo basi, ariko bazakure. Ya ndaza guhita nkubaza ngo no twigarukira inyuma gatoya, umugore yatangiye kujya azana abagabo mu rugo, yabazanaga muri iyo chambrette irimo n'abana, byagendaga gute? Njye nabaga nagiye aho ngaho gushakisha ibyo bibiri ngo nyine ndebe ko nabona ubugari bwabo. Ubwo niko nazaga, ugasanga abaturanyi barambwiye batari kuzi ibintu bibera hano iwabo. Abana bari batoya ntago wamenya, abana babaga bashobora kuba bagiye no gukina n'abandi, umuntu yakwidagadura agakora ibyo ashatse. Ariko noneho ngiye nabanje kugira ngo nta magambo nabaduteranya, birangira noneho umunsi umwe nanjye mvuze nereka njye hirya ku baturanyi gatoya no kujya mu kazi, ariko ngende nk'umuntu ugiye ku kazi. Nari nashatse umuntu nguzi 2,000 n'ubundi, kuko nagombaga gutankaza nkahaha, nari nyafite ku mufuka wanjye. Njyewe naje hakiri kare mu masaha ya 5:00, naje nsanga urugi rwegetseho rukinze, nkomanze, urumva ni muri chambrette. Nkinjira nese nkuraho rido, koko nanjye amakuru mba ndayimenyeye. Ikintu cya mbere ni amakuru, nese mvuga nti ubwo bigenze gutya nta rukundo rukirimo. Ako kanya natangiye kuvuga nti ngiye kujya nita ku bana banjye. Noneho birangira nawe abonye ko namurakariye, bigeze gute, ahitamo kubansigira burundu. Noneho aragenda, n'ubu yarazimiye, amaze nk'imyaka 2 yaragiye, nta nubwo akeneye kumenya amakuru y'abana. N'uwitwa mutoya ntago akeneye kumenya uko abayeho. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Yes. Ese umugani n'ibyaha byaraterwaga nuko n'ubundi nta bushobozi ufite bwo kurera n'abo bana, yewe amaze kubikora, amaze kumufata, yakubwiye ko impamvu ari yihara, ubusobanuro yigeze aguha? Ubusobanuro ntabwo bufatika, kuko nta busobanuro numva bushobora kuba bwatuma ibyo niyo yabikora bijya kubera mu buriri bwanjye. Basi yari kujya basanga aho bari, njye ibyo bintu sinanabimenya. Ariko urumva bigeze kuri level yo kugira ngo abazane mu nzu ku manywa, izuba riva, ngiye nagiye gushakisha. Urumva ntabwo byari bigifite ubusobanuro bwa nyabwo, kuko hari hajemo ikindi kuri business. Ni urumva yari kuba yarashinze business mu nzu mbamo tutavuganye. Urumva ntabwo ubusobanuro bwo yarabombwiye ngo ari gushakisha uburyo abana bakwigira hejuru y'ikiri. Ariko nanjye nabaga nkora, nubwo yabaga ari make yaninjiza, ariko nakoraga ngiye ibintu basi bitamutesha agaciro. Business yari gukora yazamura abana itemewe, none ikajya kubera mu gitanda cyanjye. Njye ntago nari kuyemera na gatoya, nyine naramurakariye cyane kumubabarira, nanjye bijya kure. Nibwo bwakeye mbona nta gahunda ihari, nyine yazinze. Arambwira ati bwo cyakora yaransezeye, arambwira ati ndagiye, ngiye gushakisha amafaranga. Ariko yagiye hashize imyaka 2. Basi ntacyo nkeneye ngo amarira abana, ariko basi ambaza atamakuru y'abana. Ese umutoya bimeze bite, ko impanga ese we bimeze bite, bararwara mu minsi yabo ya mbere. Urumva bakiri bato cyane, bwo bahoraga barwaragurika. Icyo gihe wenda nuko Imana yahabaye ikarinda abana bayo, kuko buriya ibafiteho umugambi. Niyo bari kugira ikibazo hakagira umwe muri bo witahira akava mu mubiri, ndakeka ko ubu ngubu nyina nta makuru azi. Urumva rero urwo ni rwa rukundo rukeya rucagase nahoze mvuga. Yes. Mama we nyuma yuko agiye ashize imyaka 2 muravugana, nta makuru ufite, nuzaho babimeze bite? Nkuko nabikubwiye, nta nubwo akeneye kumenya amakuru y'abana. Urumva nanjye ntitujya tuvugana. Telefone icyo gihe yakoreshaga ntago akiyifite, ntago igicamo. Ubwo nyine nanjye naravumiriye, ndavuga nti reka mpangane n'amaraso yanjye ubwanjye. No kuvuga ngo umwanzi wanjye ni njyewe, kandi nyine
ntago ari umwanzi, ni umubiri wanjye. Umubiri wanjye nayo maraso yanjye rero. Ubu niwe mpanganye nabo, uwo wundi nta nubwo nyimutekerezaho kuko naje kubona yuko nta mpamvu yo kumarira umwanya mutekerezaho mu gihe we atitaye byonyine no kuba yabyaye. Abo bana uyu munsi wa none iyo ugiye kubareba, dore ko wavuze ko wagiye ubashyira ahantu hatandukanye, iyo bakubajije amakuru ya mama wabo basobanurira gute? Aka kanya ko bakiri bato ntago baramenya cyane ngo amakuru ya mama bimeze bite. Buri mwana urugo arimo azi ko umumama urimo ari we mama we, nuko nguko bibereyeho. Nta nubwo mbese ntago ibyo byo kuvuga ngo mama ntago bigeze babitekerezaho cyane, ntago barakura ngo babimenye, ntago baramenya amakuru. Aho buri mwana urugo abarizwamo, uwo mubyeyi nawe aramufata nkaho rwose ari we mwana kuko ari umwana we, nawe akamwita mama, nuko babayeho. Urumva bibereyeho mu kinyoma, ariko nta kibazo bafite. Hari n'igihe njya mbona bishimye bakina, rimwe na rimwe hari igihe mbahuriza ahantu nyine bakaganira baseka. Ntago ikibazo cya mama wabo bagifite. Umugani ku myaka 3 umuntu aba atarakura ngo amenye neza amakuru y'ababyeyi. Mama w'uyu munsi wa none agarutse akagusaba imbabazi akavuga ati narahemutse, twongeye dusubirane byagenda bite, wabyemera? Araya ngo nawe utinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriyemo naryo. Ku bwanjye nshobora kutabyanga bitewe nuko ntago nakwishimira ko umubyeyi atandukana n'abana be burundu, ariko nanone ntago mpamya ko nahita mbimwemerera aka kanya. Nshobora kumubwira nawe kugira ngo tujijishe abana, n'ubundi abana ubuzima bari kubamo nta kibazo, kuruta wenda mbere uko wowe wabaga ubafata mbono uzana n'abandi bagabo. Burya bwo bari bari mu kinyoma kibi cyane, ariko kuba umwana ari mu kinyoma azi ko uri ari mama kandi koko n'umubyeyi amufata nk'aho ari umwana we nta kibazo, ibyo ntacyo bitwaye kuruta uko wamugarura mu buzima bwahahise. Ubwo rero ngewe namubwira ntibusubiye aho uri, n'ubundi ayo mafaranga wagiye gushakisha ubu yashaka witonze unayagwize cyane, kuko uzazanye nabo b'abana barakuze, tuganire story nibo bazakwihera karibu, kuko ngiye karibu naguhaye warayanze, warengeje aho uzana n'abandi bagabo. Abana nibo bakeneye kuzakwihera karibu bakakubwira ati ngwino mu rugo nta kibazo. Ubu aka kanya ijambo risigaye nari hariye abana kuri mama wabo, ngewe nta kintu kindi numva nkivugana nawe kubera ko ibyo yakoze birahagije kandi yabikoze ari mukuru azi ubwenge. Yes. None se umuntu yakwibaza ngo abo bana aho bari wagiye ubashyira ubafasha gute? Abana nyine ni ukuvuga ngo uretse ubufasha bw'abo babyeyi bagiye babamfasha, ubundi ni ugushakisha bishoboka, nkareba nk'ukwezi yo gushize nkajya gusura umwe, nkamusura nkamushyira imyenda, ese amafaranga make yo kugura utuntu, ariko si uko ayo mafaranga ariyo yakamutunze, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo mba ngiye gusura umwana, njye nta mbaraga mfite aka kanya zo kubafasha, ahubwo nayo ndimo ndashakisha buryo ki Imana yari yarampaye impano yo gukora umuziki. Hanyuma rero wenda tutarabigeraho ibyo by'umuziki, nagira ngo maze ngo abo bana babona mituweli, ubundi wowe ukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe mu minsi yashize nakoraga akazi ko mu rugo nyine, mituweli yo ni itegeko ntago mba ngomba kuyibura, ndayashakisha niyo yaba y'amezi angahe nkayashyira ku ruhande. Nk'ubu ngubu namaze kwishyura amafaranga, ariko mpita nishyura n'ay'umwaka utaha, aba ari ahantu aborotse ku buryo bazahita bayaborokora bishyura iyo mituweli. Nicyo kintu cya mbere nitaho kugira ngo ubuzima bw'umwana buhore bumeze neza. Ubundi nyine ni ukujya kumusura kwa kundi, nta bindi, ariko mituweli yo ni icyitonderwa. Kuvuga ngo ndakora gake gake nkashakisha ibiraka iyo byabonetse, amafaranga nkajya nyegeranya nkashaka uburyo nazayatanga, nkishyura mituweli y'abana. Mbese ubuzima bwanjye babugoye, ariko akazi ntago ndagira akazi gafatika ko gukora. Iyo mbonye ikiraka ndagikora, hakaba n'ubwo wenda ngiye nkabona nk'ikiraka cy'ibyumweru 2 nkagikora, nuko nguko ubuzima bwanjye bumeze. Ntago ndagira akazi, ariko byanze bikunze mparanira kugira ngo mbone ubwisungane bw'abana, ubuzima bwabo bube bufite umutekano, ejo batazakura bakagira ngo wenda nanjye narabatereranye nk'uko mama wabo yabigenje. Ngo muri make ni ubushobozi buba budafatika, ariko ukavuga uti abana batazakura bamara kumenya ukuri bakamenya ko nanjye nitwaye nabi nka mama wabo bakangaye.
ntago nifuza ko abana banjye bazangaya kuko njyewe nari mfitiye urukundo mama wabo. Niyo mpamvu nahoze mbivuga haruguru yuko ntago mfite imbabazi zo kuba namuha kuko urukundo namuhaga nararumuhaye ararugaya, narwihereye abana kandi ndumva ntarayobye. Aka kanya abana banjye nabo bakeneye urukundo, ndetse ntago ari abanjye gusa n'abanjye nawe urumva ntaho narumwimye n'ubundi kuko mukundira abana byanze bikunze naza nawe azanshima cyangwa se azangaya, ariko ndi gukora mvuga nti no kugaya buryo biraharanirwa rega. Ntago umuntu azanga kugaye ku buntu, byibura naza azangaye cyangwa nshime ariko narabiharaniye. Nonese wenda ni inkuru isa n'inababaje cyane, ariko isomo ni irihe ku bantu babyara badafite ubushobozi bwo kurera abana babyara? Isomo ririmo rinini cyane. Buriya ngo utarakora ikosa ntukuramo isomo. Njye nakoze ikosa ryampaye isomo rifatika cyane. Inama nagira buri muntu wese, ab'umukobwa ab'umuhungu, umuntu wese uzi ko ataragira ubuzima bufatika, nabe yirinze kuba yavuga ngo agiye kubyara. Afazari mbere yo gufata uwo mwanya ujya gukundana n'umuntu muto, uwo mwanya muto iki mugira mute dore amayinite iki, wakabaye ushaka ahubwo umurongo muzima w'ubuzima bwawe ku buryo uvuga uti mfite inkingi mpagarariyeho nzima, ku buryo wizeye ko ku giti cyawe uzaza basi ukamugiraho inshingano zawe, ukavuga uti uyu nguyu nemere kuba namenya ko yiriwe neza, yabonye buri kimwe cyose, wumva wakimukorera. Ariko aka kanya basore namwe nkumi mumfashe, inkundo cyane cyane za online love muzihorere kuko ntago ari nziza. Nyine urumva ntago ubuzi kanaka muri gukundana ameze ate, nawe ntaba kuzi, noneho hereho witekerezaho nawe niba umubeshya cyangwa se umubwiza ukuri, uraza gutekereza noneho niba nawe akubwiza ukuri cyangwa se akaba akubeshya. Cyambere uriya mwanya wo gutadukundana n'abantu tutazi tufate dushaka, ushobora kwigira umwuga cyangwa se ukabishaka igishoro ugareba ikintu wakora. Ntago uzabura umuntu mukundana cyangwa se mwuzuzanya mwebwe mukihitiramo ndetse n'ababyeyi bakabashimira. Ntimuzifuze gukora ibintu bucece nk'uko nanjye nabikoze kuko ingaruka ni izi ngizi nyine nahoze mbabwira, ni izi ndi kubabwira. Ntago byigeze bingendekera neza kandi nari nabigize ibanga. Numvaga ko ngo ababyeyi nzabatungura, ariko nanjye ubwanjye nari nteganyirijwe gutungurwa. Naratunguwe, ababyeyi mbatunguza abana mu bintu batari biteguye. Ndabasabye rubyiruko twirinde, ahubwo dushake icyo twakora, twihangire imirimo, ibindi bizaza nyuma. Yego. Ariko wenda uretse ko wowe social media wakundaniyeho n'umuntu ntibiguhire, ariko se muri rusange bivuze ko n'abantu bajya bazikundaniraho bikaba byo? Birashoboka cyane, ariko ikipe itsinda burya ni nayo ishobora gutsindwa. Bishoboke ko bishobora kubahira, ariko n'igihe kiba kitaragera. Ese niba wenda garanti yanjye y'iyo myaka ingahe yashize tukabyara abo bana, hari n'igihe we ashobora kugira garanti y'indi myaka yisumbuye, ariko icyo kintu kikaba kizabaho. Byanze bikunze utazi utamuzi. Hari igihe n'undi aba yihishemo ikindi kintu. Ntago umuntu wese wamukuramo ikintu cyose, ushobora kumukuramo icyiza cyangwa se ikibi. Niba harabanje ibyiza n'ibibi bishobora kuzaza. Nanjye habanje ibyiza, turabyara impanga, tubimera neza, turishima, ariko ibibi nabyo byari hafi njye ntibyantindije. Urumva rero ni isomo rikomeye cyane nahise mpakura ry'uko ibintu byose bishoboka kandi mu gihe cyose. Nkaba nsaba nyine, ntago buri wese utarajya muri urwo rukundo ashobora kurujyamo ngo nuko wenda we atekereza ko bizamuhira, ahubwo njye nkurikije ibyambayeho, buri wese ndumva namugira inama yo kwirinda ahubwo icyo kintu. Urumva nyine uriya mwanya yagataye arimo akundana, niba ashobora gukundana n'umuntu imyaka 2 kuri telefone batarabonana, iyo si business yazinjiza kuko ngiye yamviriyemo igihombo. Uretse ko abana bo nibura niyo nyungu mfite, ariko urukundo nayo niteze ntago nigeze ndubona. Kandi urukundo nyine ni bwa buryohe bw'ababa abantu umwe abwira undi, undi abwira undi amagambo meza, amwe atari ku mutima ahubwo ameze nk'icyapa kiri ku muryango w'iduka bakubwira ngo ducuruza ibi ngibi. Akenshi n'igihe usanga byashize.
rero uwo mwanya yakawumaze ahubwo ashaka business ntoya agahera hasi, muri ya myaka 2 yaba amaze kuba umuntu ufite business ifatika, noneho yakaba yakundana n'umuntu n'ubundi hafi aho ngaho. Ndakeka neza ko yaba yamaze no kuva muri ya myumvire yo gukundana n'umuntu bataziranye, hafi aho ngaho benshi baba bahari. Burya rega ngo usiga umugeni hafi ukajya gushaka umubikure, buriyo urebye neza umugeni mwiza aba ari hafi yawe, ntago aba ari kure, ahubwo ikibazo nuko umusiga ukajya gushaka kure cyane. Yes. Nyuma y'ibyo byakubayeho utekereza kuzongera gushaka umugore? Urumva ntago nahita mvuga ngo nkizaho icyemezo aka kanya, akadomo ntago nagashyiraho, ahubwo nyine hari igihe umubiri uzanga, ariko mbere na mbere ubu ntago mbitekereza. Ndagira ngo abana bazabanze bakure, mbone ko nibura ari abana babasha kuba nabo bakwiyaranje, kuko niba uwa mbere yarantaye hari ubwo naza n'uwa kabiri none agahita anyica. Ese ubuzima bw'aba bana bwa busigaye he? Icyo nicyo cya mbere nahise ntekereza, ndavuga reka babanze bigire ejuru, bamenye ubwenge, banamenye ukuri ko byabaye, ibindi bizakomeza nyuma. Ndetse hari ubwo aribo bazanyambarira ndetse no mu bukwe bwanjye, kuko ndumva nazakora ibintu byemewe ku buryo n'ababyeyi banjye baba babizi, noneho simbikore nihishe. Yego. Okay, by'abantu babyumvishe cyane, bumvishe story ko yagenze, ariko mbere dutangira wavuzemo n'akantu ngo kubuhanzi kohanga byo byaje bite muri wowe? Mbere yuko njya kubana nawe n'ubundi najyaga numva ko nkunda umuziki, nkumva nakora umuziki, ariko nyine nkabura icyanzamura kugira ngo mvuge ntimfashe icyemezo ngiye mu muziki. Ariko kubera iriya nkuru yose yambayeho, ngewe nahise mfata umwanzuro, ndavuga ni noneho cyagiye ubanza kigeze, ubanza ari nk'Imana yashaka kugira ngo noneho njye gukora umurimo yantumye, yanyohereje gukora. Niko nahise ntangira nyine kwandika, inspiration ziraza kugeza n'amagingo aya ngaya ubu ngubu ndimo ndakora umuziki. Ese ko nyine ntago babyoroshye, naranditse indirimbo nabanje kwandika niyo namwandikiye nyine agenda, ese mubwira nti koko niko bigenje, uransize koko burundu unsigiye abana. Yes, iyo ndirimbo niyo nagize. Ariko uririmbamo gute kugira ngo banabyumve? Unsigiye abana uragiye, dore untanye abana uragenda, unsigiye abana uragiye, dore untanye abana uragenda. Ese uzitwa mama nde gute? Uzitwa mama wabo wiki? Kubataye utitaye ko bakiri inshuke. Twabitangiye dukundana, urwacu twiyemeza kurushinga, nitwitaye kuba tuvugiramo, kuko twumvaga ko twakuze, utwibarutse 2 3 4 5 twiyuzuriza umuryango. Gusa muri bo ntawarera undi baririra rimwe. Ufashe icyemezo kibuhubutse cyo kubana nuramemukiye, unsigiye abana uragiye, dore untanye abana uragenda. Unsigiye abana uragiye, dore untanye abana uragenda. Ese uzitwa mama nde gute? Uzitwa mama wabo wiki? Kubataye utitaye ko bakiri inshuke. Umuntu ntabwo yatinya kwibaza ko umuntu amaze kumva inkuru ko twayitangiye akumva n'indirimbo byanga bikunda ni true story. Indirimbo ni true story. Kurikije iriya nkuru yayo, indirimbo ni true story, niko byangendekeye. Ariko none nkaba mvuga ni ubu butumwa ntago nabwicarana, ngomba no kubusangiza n'abandi, n'uwo bitarabaho basa byirinde. Nge byambayeho bimbikuramo isomo, ariko uwo bitarabaho nahakura iryo somo mbere yuko bizamubaho, kuko ntago nifuza ko abantu bose tuzabaho mu kwicuza. Reka nicurize benshi nyine, ariko benshi bazanezerwe ku bwanjye. Ubundi gutangira umuziki byabaye ryari ko ari usanga umuntu ngo yanditse indirimbo ariko hari izindi yari yanditse kera nyinshi cyane? Ubundi ibyo byatangiye kuza ryari, uretse ko icyo kibazo cyajemo kigahita biba ngombwa ko utangira gukora umuziki none byemewe? Ubundi igihe natangire kuvuga ngo nkunze umuziki, njye ubwanjye narahoraga mbica intege nyine, mvuga se umuziki hari imyumvire ivuga ngo nta utari umwana wo mu bakire ntago wakora umuziki ngo uzakore, utarize ngo minuze ntago byakunda. Nyine nanjye bikanca intege, nkavuga se wa mugani koko ninde uzamfasha muri uyu muziki wanjye?
ariko agahinda niko kaje noneho kunyinjizamo neza. Ubwo icyo gihe natangiye kumva ko nakora umuziki nubwo banciye intege nkagera nkabivamo, nari mfite imyaka 7. Urumva ni kera cyane. Ubwo rero nongeye kubyegura ejo bundi, ariko ubwo noneho ndumva mfite gahunda ko ntiteguye none umuntu wanca intege. Umuntu uzanca intege ntago bizakunda, kuko hari inkuru yihisha nyine mu buzima bwanjye nshaka kugira ngo nsangize abanyarwanda. Kandi ngira ngo twirinde n'ibyo byose, ibyorezo hari igihe tubyikururira, hari n'ibyizana, ariko noneho twakagombye kurindira ibizizana, nibura ibyo twakikururiye tukabyirinda bitaraza. Yes. Aho umaze kuwutangirira ufite indirimbo zingahe? Iyo niyo yari iya mbere, hashize imyaka ubundi ingahe ibyo bibaye? Iyo ndirimbo yanditswe ryari? Ubundi hashize imyaka 3. Urumva ntago harashira igihe kinini cyane. Indirimbo yo nayanditse hashize nk'amezi 5 nkimara gutuza, nyine maze kubona abana mbashyize muri iyo miryango nagiye mbajyanamo, nibwo nicengira igitekerezo cyo kwandika iyo ndirimbo. Urumva nta nubwo irajya muri studio, iracyari muri mu mutwe gusa, ndacyarimo kuyivuga ngo ntago ndagera igihe cyo kuyikora. Ubundi nta bindi nyine nta kundi nigeze nkora. Ubu nibwo nshaka kugira ngo nyitangire yonge nzajye kuyikora mpita nkomerezaho ubuzima. Yego. Ni indirimbo nziza cyane usigiye abana, uragiye. Ni indirimbo irimo ubutumwa bw'inkuru yakubayeho. Abantu bayakiriye bate, cyangwa se nirajya hanze bimeze biti byayo? Indirimbo iracyari mu mutwe wanjye, ntago ndajya muri studio. Aka kanya ntago nzi ngo muri studio hasahate, ariko mfite inzara n'inyota byuko wenda nayo nzinjiramo nkasiga ubwo butumwa. Bibaye byiza byampira nkazajyayo mbere yuko mpfa, kuko urupfu narwo tugenda ku byo dushaka, narwo rutugenda kuko ruba rudukeneye. Ubwo bibaye byiza byakunda, basi niyo yaba ariyo yonyine nsize, nabo bana bakazamenya iyo nkuru y'ubuzima uko byagenze. Kuko sindi tayari yuko wenda bashobora kuzakura nkiriho, ntago nzi iminsi nzamara ku isi, ariko iyo nkuru niyo yazabahereza ishusho neza yuko byose byagenze. N'uwaba yankiraho icyaha cyangwa se bakamujya mu matwi bakamubwira ibyo bashaka ko yumva, kuko atazi amakuru, ariko iyo ndirimbo nzi ko yazamvuganira ndetse n'imbere y'Imana nkaba ndi umwere. Yego. Igihe mama w'abana yazareba wenda ikiganiro twakoze akakubona, n'ubuhe butumwa wamuha? Ubutumwa namuha na basi nagerageze, nubwo njyewe ntagikeneye kuba nakongera kugirana umubano nawe vuba aha, bitasabye ko abana badufasha, ariko basi nagerageza amenye n'amakuru yabo. Ntacyo bagize ngo abahe, ariko basi namenye ngo abana ni amahoro. Ese basi bimeze bite? Nicyo ngira ngo adufashe. Amenya amakuru y'abana uko byifashe. Turimo turagana ku musozo, sinzi niba hari ubundi butumwa haba dukurikiranye kuri yawe TV, hanyuma tukagana ku musozo kugira ngo tukureke wenda ugire na gahunda zindi ujyamo no gushaka ubushobozi bwo gutunga abo bana, nabyo bitoroshye. Sinzi kiri ku mutima wabwira abantu, hanyuma tugasoza. Kiri ku mutima, nshuti banyarwanda dusangiye umuco nyarwanda, umucyo turerera u Rwanda. Mu by'ukuri umwana ni umutware, umwana ni u Rwanda rw'ejo hazaza. Ejo niwe uzakubera aho ngaho uri uyu munsi, kuko utekereje neza aho ngaho uri uyu munsi, hari undi wahahoze mu bihe byashize ariko utagihari. Urumva icyo gihe ushobora kuba ari umwana nawe. Tekereza ko umwana muto uri kureba aho ngaho imbere yawe, ejo azaba ari gukora iyo mirimo wowe uri gukora, mu gihe uzaba arananiwe cyangwa se ukamwiyambaza ngo agufashe mu bizaba bigezweho, kuko iterambere ry'u Rwanda ririmo rirazamuka iminsi uko igenda ishira. Turimo turagenda u Rwanda rwacu ruhinduka paradizo. Urumva hari igihe rero vizizaza yo mu gihe cyabo barakuze, uzaba umukeneye ko yagufasha. Ita ku mwana, imenya ubuzima bw'umwana, ndetse ugire n'umutima wa kimuntu, kuko bizadufasha kugira ngo n'abazadukomokaho mu minsi iri imbere bazabe ari abantu bafite imitima mizima. Ese nugira umutima wa kinyamaswa, ubwo ubundi we mu minsi iri imbere noneho bizaba byaragenze gute? Ko kandi iterambere rigenda riza. Hari igihe noneho we yazagira umutima wa kinyamaswa, noneho bitakiri muri analogue, byabaye noneho digital, nabyo akaba yarabaye ingona. Ntago ari byo twakwifuriza u Rwanda. Rero dukurikije amateka y'u Rwanda, aho tuva n'aho tugana, twagombye kugenda dukora
cyane imibereho imibanire nka bene kanyarwanda tugasenyera umugozi umwe ndetse uwagira icyo yamfasha mu kugira ngo wenda antere inkunga haba mu muziki wanjye azaba amfashije azaba akoze cyane tugira ngo turebe ko n'abari abana bakwigira hejuru ese basi tubasigire n'umurage ejo bazavemo nabo abandi baririmbyi benshi cyane batanga ubutumwa hose urumva igihugu cyungutse abahanzi batanu icyarimwe byaba ari amahire kandi buri wese aba akeneye akavuga kandi ibiri burengera ubuzima bwa muntu ubwo rero ndagira ngo mumfashe impano yanjye ino ndirimbo niba mwamfasha ikajya muri studio basi amajwi agasohoka ikajya kuri radio abantu bakamenya ko ubwo butumwa buhari n'uwo bitaraba akabyirinda cyangwa se uwo byabayeho nakumva ko hari umuntu wamushimye mu nkovu mwamumfashije cyane kuko nanjye ubu nononje mu nganzo ntajagaraye cyane gukora umuziki hari uwundi wari ufite icyo gitekerezo hari uwo wakunda gukora nakundaga umuziki cyane ariko nkunda no kumva indirimbo za kera nka Rugamba Sipiriyani yaravuze ngo impinja ntizigapfe uzi ko waririmba urayizi impinja ntizigapfe naho ngaho impinja ntizigapfe kuko impinja nibo abanyarwanda b'ejo hazaza urumva zipfuye rero ejo hazaza hacu hazaba ari amatongo gusa uretse Rugamba Sipiriyani w'umuhanzi wo hambere hari abashyashya se nabo ukunda abashyashya generasiyo za vuba njye nkunda ibyiciro byinshi by'umuziki ariko ubundi nkunda The Ben na Meddy nibo bantu bangiyemo turirimbo buri umwe kamwe nyuma dusoza bambwira yuko wahindutse ngaho mbwira ese nibyo inkuru nyinshi zingeraho zinshi intege ese nibyo bambwira yuko wahindutse nawe mbwira ese nibyo mbwiza ukuri nimba ari byo ese nibyo mbwiza ukuri nimba ari byo ese nibyo aho hari kuri The Ben ndamukunda cyane Meddy nawe hari indirimbo afite indirimbo nyinshi urumva nkimara kubona wa mukunzi nahoze mbabwira wa mukunzi nkimara kumubona mu bihe bya mbere tutaragira n'igihe ngo tubyare urumva hari uburyo twabanje gucamo ariko icyo gihe Meddy yaramfashije cyane mu gihangano yise Igipimo mbega ibyishimo mbega umunezero biragoye kubisobanura none ubu numva ngukunze birenze igipimo byarenze igipimo mbega ibyishimo mbega umunezero biragoye kubisobanura none ubu numva ngukunze birenze igipimo byarenze igipimo asante sana wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu no kutuganiriza kuri Yawe TV turagushimiye cyane murakoze cyane namwe ndabashimiye kandi Imana ibaha umugisha munyarwandakazi wowe warebye iki kiganiro rwose ndagushimiye cyane kandi Imana ikongerere umugisha mu byo ukora byose mu buzima bwawe bwa buri munsi yego asante sana reka nanjye mbashimiye mwebwe mwari mudukurikiranye kuri Yawe TV bibutse gusura website yacu yawetv.com kugira ngo mubashe kumenya amakuru agezweho